ikintu cyateye ihungabana kikanamukora no mu mutwe cyane. Irene ndagusuje kandi ngo ikaze wo ukurikiye Gire TV show. Iyi ni TV izajya ibagezaho buri gakuru kose kari gucaracara hirya no hino. Kora subscribe nawe utarakora subscribe umve ko wacikanywe. Wabonye video kano kanya kora subscribe kugira ngo uzajye umenya show niki kiriho muri uyu murwa, muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi cyerekeranye na showbiz. So showbiz y'uyu munsi wa none hariho umugabo bita Yago n'uyu mugabo bita Irene. Baje gutana mu mitwe bikomeye cyane ku kiganiro Yago yigeze gusohora cyangwa amaze iminsi asohoye. Navuga ngo yavuze buri muntu wese uwo ari we wese bagiranye ikibazo, yaba ari mushya cyangwa wa kera, bose yagize tya abashyira hanze. Ariko waje kugarukaho kwibandwaho cyane n'uyu Murindahabi Irene, aho yagize ati Murindahabi Irene so nakwanga akwita nabi. Murindahabi Irene iso yakoze jenoside. Murindahabi Irene wihakanye so. Murindahabi Irene abantu baragiye baramumanuka nandetse Irene agira nicyo twakita depression. Ubu ngubu nicyo cyazindutse kiri koroza muri no mihanda. ikintu cyateye ihungabana kikanamukora no mu mutwe cyane. Irene ari kiriya kintu Yago yamuvuzeho cyagawe n'abantu bose cyo kuvuga ngo papa wawe ni inkoramaraso, iso wawe yishe abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, urengaho uranamwihakana kandi yitwa Murindahabi nawe witwa Murindahabi. Aravuga ati niryo zina ni ribi. Aho hano ibyo bintu ngo byababaje cyane. Uribuka Yago avuga ngo nta bimuga bimfiraho. Uribuka uburyo Irene yababaye cyane. Uruka yarababaye aza gukora ikiganiro kuri Icopa n'amarira ari agaragara mu maso. Murindahabi nawe yakwise Murindahabi. Uri Murindahabi koko so nta kwanga kwita nabi. Wowe Murindahabi wowe wirirwa wihakana so. So ni inkora